Mwaramutse bene data ndetse na bashiki bacu abo duhurira muri ibi byigisho, reka tubifurize igitondo cyiza. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu twatangiye kivuga ngo Yesu na Nikodemu. Ubu tugeze ku ngingo yaho ya 4. Iyo ngingo iravuga ngo kwezwa no kongera kugirwa mushya. Iyi ngingo rero turayigezwaho na Aimable, ariko mbere yuko tujyamo reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye uburyo waduhaye amahirwe ukaduha umwana wawe, kuruta byose kuba waratwandikishije ijambo ryawe kugira ngo tubere umujyanama n'umuyobozi. Uyu mwanya rero tugushimiye yuko iki cyigisho tugiye kwiga, tugiye kurebera hamwe, kivuga ibya Yesu na Nikodemu. Turakunze kugira ngo uduhe amatwi yumva kandi tubashe kumenya no gusobanukirwa ibibera mu ibanga ryawe, kugira ngo tubashe kugira umwiteguro ukwiriye, tuzakubone ko urya munsi kuzerekanwa. Tushishimire kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iyi ngingo yacu rero ya 4 ivuga ngo kwezwa no kongera kugirwa mushya. Reka dusabe mwene data n'ubundi umenyereye muri iki cyigisho ukomeje kukitugezaho, n'ubundi tumuhe umwanya hanyuma akitugezeho. Mabure ni karibu. Arakoze cyane mugenzi wanjye kumpa umwanya. Ingingo kwa 4 iravuga ngo kwezwa no kongera kugirwa mushya. Mwibuke ko ejo hashize twabonye ingingo kwa 3 ivuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Twabonye uburyo buri muntu akwiriye kuvuka ubwa kabiri rwose, yuko umuntu utavutse ubwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana. Rero kwezwa no kongera kugirwa mushya turabitangira dusoma isomo riboneka muri Mariko 16:16, tuzirikana kino kibazo kibaza kiti ni iki kigereranya kwezwa no kongera kugirwa mushya, ibizana no kuvuka ubwa kabiri? Kuko kuvuka ubwa kabiri bizana no kwezwa no kongera kugirwa mushya. None ni iki bigereranya nacyo? Dusomere muri Mariko. Muri Mariko haragira hati uwizera akabatizwa azakizwa. Amaze gusoma muri Mariko 16:16 yuko uwizera akabatizwa ari uzakizwa. Ariko usanga ikibabaje hari abantu bapfobya umubatizo ngo si ngombwa, icy'ingenzi ngo ni ukwizera ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Bagahita batanga urwitwazo rwa cya gisambo cyo ku musaraba ngo cyabonye agakiza kitagombye kubatizwa. Ariko tugiye kurebera hamwe icyo umwuka w'abahanuzi bivugaho mu gitabo cyitwa Urugo rwa Kidivantiste, paje 206. Turavuga ngo ububasha buhindura bw'Imana bushobora guhindura kamere bakomoye ku babyeyi babo ndetse n'iyo bimenyereje ubwabo, kuko idini ya Yesu ariyo gukiza umuntu ikamuzahura. Kuvuka ubwa kabiri bisobanuye uguhinduka no kuvuka bundi bushya muri Kristo Yesu. Kandi mu ihame ry'itorero volume ya 6 paje 91 haravuga ngo umubatizo Kristo awugize ikimenyetso cyo kwinjira mu bwami bwe bw'umwuka. Uyu muhango yawugize igisabwa cy'ingenzi abantu bose bifuza kumenyekana ko bari munsi y'ubutware bwa Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera bagomba kuzuza. Mbere y'uko umuntu abona umwanya mu itorero, mbere y'uko yinjira mu bwami bw'Imana bw'umwuka, agomba kwakira ikimenyetso cy'izina ry'Imana kivuga ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Rero umubatizo ni ikimenyetso cyeruye kigaragaza ko uzinutswe isi. Ababatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, igihe binjira mu mibereho ya Gikristo, baba bavuga beruye ku mugaragaro ko banze gukorera Satani, kandi ko bahindutse bamwe mu bagize umuryango wa cyami, bakaba abana b'umwami wo mu ijuru. Baba bumviye itegeko rivuga ngo nimuve hagati y'aba bandi, nimwitandukanye kandi ntimukore ku kintu cyose gihumanye. Kandi bene abo basohorezwa iri sezerano rivuga ngo nzabakira, nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa banjye, niko Uwiteka avuga. Ibyo byose bituruka ku mubatizo. Urumva ukuntu umubatizo ukomeye? None se bigenda bite iyo
wumvise abantu bitwaza ngo cya gisambo cyo ku musaraba ngo ntabwo cyabatijwe. Nyamara aha ngaha berekana yuko umubatizo ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi cya ngombwa. Wowe uvugaho iki mbere yuko dukomeza? Arakoze mwene data kumpa umwanya. Kiriya gisambo cyo ku musaraba, hano twabonye neza yuko umubatizo ni irembo Kristo yaciye ngo ni rimwe, nta rindi ririho, umuntu anyuramo kugira ngo yinjire mu bwami bw'iby'umwuka. Igisambo ku musaraba rero cyo nacyo cyaravuze ngo rata mwami, nugera mu bwami bwawe uzagira ute, uzanyibuke. Bivuze ngo ntabwo cyari cyabwinjiyemo, ariko Yesu yari yagihaye amahirwe y'uko kigomba kubwinjiramo byanga byakunda. Ubwo rero Yesu niwe ufite uburenganzira bwo guca inzira y'aho umuntu yakwinjirira agera mu bwami bwe. Ubwo rero nta rwitwazo, ntabwo dukwiye kugira urwitwazo urwo ari rwo rwose. Umubatizo ni ingenzi cyane ku muntu wese ushaka kwinjira mu bwami bw'umwuka. Ikibazo cya B kirabaza kiti ni iki kivugwa ku byerekeye ububi bwa kamere yacu ya kimuntu ndetse n'umugambi w'Imana wo kuduhindura? Mwene data agiye kudufasha aya masomo akurikira: Yohana 3:6, Yeremiya 17:9, ndetse na Befeso 5:26 na 27. Arakoze, reka duhere muri Yohana 3:6. Haravuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Reka dukomereze muri Yeremiya 17:9. Haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Turebe no mu Befeso. Abefeso 5:26 haravuga ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. 27, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ribe ari iryera ridafite inenge. Arakoze cyane mwene data. Hano bakomeza bagira bati n'amagambo aboneka mu kugana Yesu, paji 18. Twebwe ubwacu ntibyadushobokera kwikura mu rwobo rw'ibyaha twaguyemo. Imitima yacu ni mibi kandi ntidushobora kuyihindura. Ubwenge bwo mu ishuri, umuco wo kwifata, kwitwara neza, ukaba inyangamugayo, kuba umuntu urangwa n'umuhati, ibyo byose bigira umumaro mwiza, ariko hano nta bubasha bifite bwo kudukura muri urwo rwobo. Bishobora gutuma habaho imyitwarire myiza igaragarira amaso, ariko ntibishobora guhindura umutima, kandi ntibishobora kweza amasoko y'ubugingo. Hakwiriye kubaho imbaraga ikorera mu mutima, ubugingo bushya buturutse mu ijuru, mbere y'uko umuntu ashobora guhinduka akava mu byaha akagera mu butungane. Iyo mbaraga ni Kristo. Ubuntu bwe gusa nibwo bushobora kuzahura imbaraga z'umutima wazahaye, maze bukawurehereza ku Mana no ku butungane. Byumvikane ko twebwe ubwacu ntabwo twakwiyeza ngo twiboneze, keretse gusa kwiyegurira Umukiza akaba ari we ubidushoboza. Rero ni icyo ngicyo ingingo y'uyu munsi yavugaga yo kuwa kane, iba kwezwa no kongera kugirwa mushya, kandi tubonyemo byinshi cyane. Uwiteka Imana adushoboze gukomeza gutekereza ku ijambo rye muri uyu munsi wose, mu izina rya Yesu, amen.